Umugani w'ibyifuzo bitatu. Umugabo n'umugore b'abakene bari batuye iruhande rw'ishyamba. Umunsi umwe ku kagoroba itumba rica ibintu, batangira kuganira bavuga iby'abaturanyi babo bifataga nabi kandi bafite ibintu bitagira ingano. Umugore aza kuvuga ati, uwankiza sinamera nka bariya. Umugabo ati, ni ishyano kubona bene ba bantu bakoraga ibitangaza batakibaho. Ubu simba nisabiye icyo nifuza. Mu gihe bakivuga ibyo, umugore utagira ukasa atungutse iruhande rwabo, arabasuhuza arababwira ati, numvise ibyo mwavugaga, none mumbwire ibyo mwifuza ariko ntimurenze bitatu, kuko nimubirenza ntimubona na kimwe. Amaze kubabwira atyo, bayoberwa hari igitiye. Batangira kuvuga ibyo bakwiye gusaba. Erega ntibyari byoroshye kubona ibintu bitatu gusa ako kanya, n'ubukene bari bafite. Umugore rero araterura ati, sinjye uhitamo, ariko iyaba nari mfite uburenganzira, hari ibintu bitatu nasaba kandi bifite akamaro koko. Ntacyo mbona cyandutira kuba mwiza, nkaba umukungu, kandi nkakiranwa icyubahiro mu birori no mu materaniro y'abakungu. Umugabo aramusubiza ati, ibyo byose ntacyo bimaze, kuko umuntu ubifite atabura kurwara cyangwa gupfa akiri muto. Ikiruta ni ukugira ubuzima bwiza, imbaraga no kuramba. Umugore nawe ati, se kuramba byamarira icyo umuntu ari mu butindi? Ahubwo byatuma aba umunyabyago igihe kirekire. Aho uzi kubura icyo urya no guhora mu maganya? Iya wa mugore yaduhaga uburenganzira bwo gusaba ibintu birenze bitatu, kuko mbona dukeneye byinshi. Umugabo aramubwira ati, ibyo ni koko, ariko reka twoye guta igihe, dutekereze neza, ejo tuzabe twabonye ibyifuzo bitatu bidufitiye akamaro koko. Reka tube twiyotera, dore n'imbeho yaciye ibintu. Ubwo abivuga yenyegeza umuriro wari umaze gucika. Nuko umugore arivugisha ati, mbega umuriro mwiza, uwampa inyama ngo nyotse kuri aya makara. Akibivuga atyo, abona intongo y'inyama iraguye. Icyo kiba kibaye icyifuzo cya mbere. Umugabo abonye iyo nyama, umujinya uramwica, abura aho akwirwa, atangira gutonganya umugore we ati, mbega umugore w'igisambo, nuko ni ugukunda inyama gusa? Ko duturiye ishyamba, inyama nazo ni ikibuze? Ukuntu wifuje nabi, icyampa ngo iyo ntogo ngo igufate ku zuru. Umugabo atararangiza kuvuga atyo, babona inyama imase ku zuru ry'umugore. Umugore ararira, agerageza kuyikuraho, ariko biba iby'ubusa. Umugabo abibonye aribwira ati, noneho nanjye murushije ubucucu. Mugenzi wanjye ntundenganye. Urahiye nkomeje ko ntigeze ntekereza kukwifuriza nabi. Nari ndakaye cyane, mbivuze ntazi ibyo mvuga. Reka noneho twifuze ubukungu, maze nzakugurira akantu kabengerana uzashyira ku zuru kajye gahisha iyo nyama. Umugore ati, mbese ubu nakwihanganira guhoranira ishyano? Icyampa gusa nkabona iyi nyama inyomotseho. Akivuga atyo, abona ya ntongo iguye hasi, ibyifuzo biba bibaye bitatu. Umugabo abwira umugore ati, iri ni isomo koko, ntidukwiye kugondoza Imana. Yo yaturemye niyo izi ibidukwiye. Birira ya nyama, kuko mu byifuzo bitatu ariyo bari basigaranye. Si jye wahera, hahera umugore n'uwo mugabo n'ibyo byifuzo byabo bitatu.